cyashitani cyarakaye umusore utanyezo gasaba ari umuntu Ndindahiro Valence Papa acha bana we nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. abikunda simbona. Yo, what's up, beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that you are fine. My name is Badon Nk'ibisanzwe. Ni DON TV. Maze kugeza amakuru menshi y'imyirondoro agiye atandukanye yibanda hano mu Rwanda ndetse no hanze. Hano tugufite package ya danje. Amakuru yose tuyafite hano ngaho, tuyafite mu biganza. Dufite proof, dufite buri kimwe cyose kugira ngo uze kumakinga shako inkuru ari yanyayo kandi tukakugezaho ari very recent nk'ibisanzwe. Ngira ngo murabizi neza ko dukora DON TV. That's the best platform gomba gukurikiraho ibintu nk'ibi ngibi. So jango rero nko kuri screen yawe hariho amashusho y'uwo bita Muyango, hari amafoto y'uwo bita Muyango. Numwe mu banyamakuru beza dufite hano mu Rwanda, cyane cyane bakora ku ma TVs, cyane ko afite ikiganiro akora ku Isibo TV aho abakorana na Buryohe. Ntabwo kandi ari ibyo gusa kuko ari numwe mu ba MC, ma social media influencer, kandi mu bantu mu by'ukuri bakunda kugaragaza ko bitwara neza, bagira discipline, bafite ukuntu baje bagira privacy ku buzima bwabo, bafite ukuntu badakunda kugaragaza utuntu twinshi cyane kuri social media tw'utwanda, badakunda kuzana utwanda kuri social media, usanga nyine ibintu byabo biri clean. Uyu kandi akaba ari umwe mu bagore bameze neza hano mu Rwanda, bafite aho bavuye naho bageze. Akaba kandi ari umugore umwe mu bakinnyi hano mu Rwanda ba football nabo bameze neza, bafite amazina manini, uwo bita Kimenyi Yves. Hagati aho ngaho rero mu minsi yashize hari amashusho agiye akwirakwira harimo umugabo umwe n'abakobwa babiri, ariko muri ayo mashusho akaba harimo umukobwa usa na Muyango. Aho Muyango navuga ati nanjye ubwanjye narebye ari amashusho mbona uriya muntu ni Muyango. Ariko nibaza ukuntu hari ahantu Muyango yari kumwe n'undi mukobwa n'umugabo umwe bari gukora ibintu bari kwe. Nibaza ukuntu hari ahantu Muyango yahageze, nanjye biranyobera. Muyango aravuga ati ntabwo nanjye hari ahantu nigeze mbona mu maso yanjye nigeze mpamenya, ntabwo uriya bari abantu bari nigeze mbamenya, ariko nanjye narebye amashusho ndibaza ngo ubundi kuko uyu muntu ntabwo ari Muyango. Nawe afata ayo mashusho ayoherereza umushuti wari maze ngo ariko mu by'ukuri wowe uri kubona uno muntu ari nge. Umushuti wari maze ariko nawe warasaze cyangwa ntabwo wizi. Tubona no mashusho ari wowe hari ahantu urahazi. Muyango aravuga ati ntabwo ahantu mpazi, nanjye byanyobeye. Hanyuma Muyango arakomeza gushakisha amakuru yibaza nawe ukuntu ahantu hageze, aza kubona umuntu aravuga ati uno muntu ari kuri muri ano mashusho ya mugabo ndabona muzi. Amwereka Instagram ye, hanyuma Muyango ajya kuri Instagram ashaka kwandikira umuntu, ariko ari mu munsi wa mbere abona uwo mutipe yatangiye gusiba amashusho amina amafoto ye ayakora kuri Instagram. Agiye kureba undi munsi asanga na profile yikuyeho. Hanyuma Muyango rero yavuze ati ngewe nabonye ibyo bintu bimeze gutyo, ndavuga ati iki ntabwo ari igihe cyiza cyo kwa approaching uno muntu, ushaka gusanga nawe ibyo bintu hari ukuntu biri kumukoraho nyine mu buryo nawe atazi, nawe ibintu atari kubyumva gusa. Hagati aho nawe urumva ikintu kirimo, nimba aragiye kureba akadeba umunsi wa mbere kandi n'umunsi wa kabiri akagira atari kumustokinga, ubwo nawe ntekereza ko ngaho hari ikintu ushobora kumvamo. Ariko ikintu gihari mu Muyango mu magambo yavuze ko uwo muntu yaje kureba abonye nawe ko ari kugenda asaba amapost akuraho amaprofile, abone ko nawe ibintu bitamworoheye, aravuga ati reka mupowe. None bazo ukuntu Muyango nawe yarebye amashusho we ku giti cye, akabona ayo mashusho naye, akabona nyine we icyo atari kubona n'ijyaho yagiriye aho hantu. Avuga ati gusa ikintu kigaragara muri ayo mashusho ni inseko, ubona ko neza uwo muntu aseka nkanjye. Tinaye nabonye ko uwo muntu aseka nkanjye, ariko uwo muntu ntabwo ari njye, kuko ntabwo nigeze mbona uwo muntu muzi. Umukobwa wundi simuzi, si kuba nabonye amashusho ndimo wagira ngo nige ko birashoboka ko ari umuntu dusa cyangwa useka nkanjye, kuko ikintu kigaragaramo cyane gishobora kugaragaza ko uwo muntu ari Muyango ni uko uwo muntu aseka nka Muyango. Avuga ati ubwo abantu museka nka Muyango rero ibintu biraje no kubakomerana, kuko muharaza kuza wenda n'andi mashusho nta wamenya menshi agaragaza abantu baseka nka Muyango, agaragaza umuntu useka nka Muyango. Arimo arakora biriya mwabonye muri amashusho bakora. Ku muntu utabonye amashusho rero urumva Muyango yari kumwe n'uwo mugabo ahantu hari private, ariko harimo n'uwo mukobwa, ari abakobwa babiri ndetse n'umugabo umwe, bafite ibyabo barimo barikorera. Nawe urabyumva nyine abantu bari muri room yabo, umukobwa umugore n'umugabo bafite ibyo bari gukora.
ariko noneho ikirenze nuko bari muri room imwe ari abakobwa babiri harimo n'umugabo bwe yari barakoze udutuza hagati aho ngaho Muyango urumva ko we yaje gufata time ibyo bintu arabiganiriza abantu hari kuri space yabere kuri Twitter ya Godfather ndetse no kubona no kuzi platforms zigitandukanye agiye anyura kugira ngo amaking ibintu clear ariko mu byukuri nawe kuri kubyumva no gwende yabivuze agira ngo amaking ibintu clear ariko ntabwo biri clear gute nawe areba amashusho akabona naye ariko ni mu byukuri nawe nta making ishangwa no mashusho ninjye uri hariya navuga uyu nguyu ninjye cyangwa sinjye hawo ngo nanjye nabonye amashusho ndebye neza nitegereje mbona ninjye mbona birasa naho ari nje ariko nibaza uburyo nageze hariya ahantu biranyobera icyo kintu nawe ubanze kucyumve neza nkumve nimba ibyo bintu biri kuri ese mu byukuri kuko yakwirujije kuri ibyo bintu cyangwa ahubwo yateje urujijo amashusho rero ntabwo ari yonyine agiye hanze njya mu minsi yashize mwagiye mubona ama DJ amashusho y'aba DJ Sonia mubona amashusho y'abandi bakobwa bagiye batandukanye bari gukora ibintu bari gukwiza umwanda kuri social medias amashusho y'abantu akomeje kujya hanze y'urukozasoni ugasanga umuntu ari hanze mu byukuri ni abantu bari kuyashyira hanze ku bushake kugira ngo batwike cyangwa ahubwo bakora ibintu bakabikora batitaye wenda ku ngaruka zizaza bagakora bashyize hari amakamera bagakora hari abagize ute cyangwa bakaba badufata utuvideo nk'utwo twabo bakatubika ariko hari ubundi buryo wenda bushyashya buhari bwo kwinjira abantu muri phone zabo kugira ngo umuntu arebe amashusho wenda ataragenewe umuntu yarabitse ku giti cye ese usibye ibyo wenda umuntu yatunze muri phone ye ko wiyizi umubiri wawe wiyizi uko bimeze kubera icyo ufata ku video gusa ibintu biri kuri no mihanda nuko nko bigiye bimeze ariko wenda ikintu wamenya nuko urujijo rukomeje kuba rwose kuri ayo mashusho gusa ikintu yasabye kimwe nuko ayo mashusho wenda abantu bakomeza kuyakwirakwiza ariko ntibazanemo kimenyi bakamushyira iruhande ntibazanemo family yose ntibazanemo family gusa yaje no kuvuga ku kintu kimwe hari umuntu bita Bad Drama ya postinze mu mashusho ayanyuje kuri channel ye harangije aramwandikira amazi ati ese kuki wafashe ari amashusho nkari ukayapostinga kandi utabanje unambaze nimba koko ari amashara yanjye cyangwa nawe kunzi witegereje neza one uriya ninjye Bad Drama aramubwira ati rero njye narabahamagaye mwese nka media ngo muhaguruke muze turwanye ikintu cyo gutwika abantu batwicira amazina murabyanga icyo gihe narapostinze nawe ntiwajya na comment utera kandi abiswe iyo post wayibonye urituriza atera iki nicyo gihe ngo nawe iyo miriro tuyikwatseho wumve ku bintu bimeze ntabwo waranze gushyira comment kuri post yanjye ndi guhamagara abantu ngo muze turwanye ibi bintu ubyange ngo noneho uze kuza gushyira uze kunyandikira DM waraze gushyira comment aho kugira ngo wifatanye nanjye ufashe usupporting idea yanjye reba ibintu nabonye bicuruza reka nanjye bishyira ari abantu babibone iyo miro nawe kwakeho ibintu bikomeza kugorana ubwo urumva yuko hagati ya Bad Drama na Muyango ntabwo ibintu bimeze neza herumva ko hari makara ati hano mashusho none ngo bakuyakwirakwiza kuko ntago hamagaye nguze dufatanye turwanya abantu rabyanga none rero wiza kunyandikira DM mbaza ngo iki ngo na postinze ngo ko twagize ute reka abantu bakuvuge hari amashusho sinjya gusabye kuyashyira hanze ibintu bikomeza kuba ibintu binini cyane gusa ngo no mu minsi bije dushaka kwitega kuna ndi mashusho atarariya mwebwe ikintu musabwa no kuguma hafi hano kuguma kuri DON TV kuguma hanga mukagumana natwe kugira ngo ujye ubona amakuru yose ko yakabaye gusa gusa twirize gusharinga amashusho ayo mashusho y'ukoza Sony ya Muyango bitewe nuko bira ntabwo ari byiza cyane ko na YouTube bihanira ntabwo ari byiza kuyasharinga gusa ikintu dukora tuyashyiraho ku buryo bitaraza guteza impagarara atari kugaragara cyane ariko no kugira ngo dukipinge wenda privacy y'umuntu ibintu byacu tukora professional ku buryo tutafata amashusho y'umuntu ngo tuze tuyandarike hano cyane ko namwe mudukurikira tutarishwa neza ko mwese 100% mukeneye kubona ayo mashusho y'ubwambure y'abantu nta nubwo ari ibintu byiza by the way gusa nayo makuru ari kuri no mihanda ikintu usabwa no kugumana natwe kuri DON TV ugakanda subscribe ugafungura notification kugira ngo inkuru zacu zijye kujya 5 kuri 5 nje nitwa Baron nk'ibisanzwe reka dukomeze rero twubake family ya DON we ntukaje kure.